bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Waramutseho, gira roho mutagatifu n'ingabire ze zose. Umumalayika w'uyu munsi araguhobeye, arakuyambiriye. Umutima wawe muri uyu munsi umva ko ufite aho waruhukira. Intimba yawe hakaba hari ukubwira ngo komera. Umunaniro wawe hakaba hari ijwi rikubwira ngo wicike intege, gira umurava. Ibikugoye hakaba hari ikiganza kikubwira ngo izere ko bihinduka, izere ko hirya y'ibi hari ibindi bihe watambutse kandi bigaragaramo imbuto zaho wageze, z'ibyo washoboye. Abandi baratanga. Higira ikikubwira ngo urakomerewe, cyemerere. Higira ikikwemeza ko byakurangiranye, ugisinyire. Higira ikikubwira ngo uragowe cyangwa bigucikiyeho, maze ukizigame mu bubiko. Higira ikikwemeza ko aho uri, ukuri, ibyo urimo, uko ubayeho ari amagorwa, ari ishyano, ari ibyago, ahubwo mu buzima bwawe ukomeze kuvuga uti iyi saha ni nshya. Uyu munsi ndabaho ntabigereranya n'iminsi yarangiye, ndabaho ku buryo bushya. Mwene Siraki umutwe wa 33 umurongo wa 14 arakubwira ati ikibi giteganye n'icyiza, urupfu ruteganye n'ubuzima, n'umuntu ukunda Uhoraho abateganye n'umunyabyaha. Zaburi ya 55 umurongo wa 23 ukakubwira uti tura umuzigo wawe uwukorere Uhoraho, nawe azagutera inkunga, ntazemera ko intungane ihungabana na rimwe. Mu gitabo cy'imigani umutwe wa 27 umurongo wa 19 ngo nk'uko amazi agaragaza ishusho y'uyarebamo, ni nako umutima w'umuntu uranga nyirawo. Burya rero uko Yezu yakuraga niko yungukaga ubwenge n'igihagararo anyuze Imana n'abantu. Ibihurimo bigutere gukura, kunguka no kunyura Imana n'abantu mu rugero rwa Yezu Kristu. Dufatanye iri sengesho riguherekeze. Nshyize mu maboko yawe ubuzima bwanjye bwose Nyagasani. Wowe uri umwanditsi, ndagusaba kuba urupapuro wandikaho icyo ushaka, mu mukono wowe ubwawe ushaka gusoma, mu ibara wowe ubwawe ushaka kwandikisha, mu nteruro wowe ubwawe ushaka kwandika. ubuzima wampaye
uri mu rugendo rugana ijuru. Nyagasani banguka undengere, nguhaye byose mu buryo bw'umwihariko, nkweguriye ibihe ndimo, ibimbabaje, ibingoye, ibyo ntashobora kwakira n'ibindemereye, ububabare bwanjye bwose, ibibazo byanjye byose, intege nke zanjye zose, impano zanjye n'ubugwari bwanjye byose ndabigutuye, mbisangishije ibyababaje Yezu Kristu ku musaraba, ngira ngo nkubahe nanga ibyaha. Mu isengesho ryawe, mu rugero waduhaye, warababariye kugeza ku bishi bawe. Ku bwawe, muri wowe mbabariye abambereye impamvu yo gukomereka mu ruhererekane rw'ubuzima mbayeho, mu bimbaho. Ngiye kuvuga ndanguruye ngira nti nta bwoba mfite ubuzima. Niyemeje kubaho uyu munsi nkwiyambaza ubutaretsa ngira nti ngwino Nyagasani Yezu, Maranatha, ngwino Yezu twibanire, ngwino Yezu tubumwe, ngwino nanjye ndaje kandi nemeye gusangira ubuzima nawe mu bimbaho byose. Amina. Ugire umunsi mwiza w'umugisha.